Banyarwanda bene Kanyarwanda, bwoko bw'Imana butuye isi, naragenze ndabona, none ndaje ngo tuganire, ndasiga nsiganura kugira ngo tumenye ingero n'ingendo tuzagenda. Ubu naje none, naje ngira nti ishyano rigenda. Ishyano rigenda twarahuye, riza ritaka ritera imbabazi, mu ishusho y'umukecuru ubona ukwiye gucurirwa akabando. Nanjye ndavuga nti nanjye Kibondo nararezwe nta mahoro mukecuru. Nawe agira ati amahoro Kibondo, umpaye icumbi byanshimisha. Ubwo nanjye ndaterura ndateta by'abatoya n'amatama atemba itoto, ndamubwira nti ariko se mubyeyi, wowe ukagira urubyaro i Rwanda we, ko mbona agacu kateze, ko mbona agacu katera, ukaba uri aho munsi y'ako gati, aho uri kota agacucu k'ibicuraburindi. Aransubiza ati uyaceceka tweza mwana wanjye. Naho ubwo sinkamenye ko nahuye n'ishyano rigenda. Ariko bagenzi, ishyano rigenda. Nuko araterura arambwira ati buriya ndeba mwana wanjye, yitegereze urebe, dore urugendo rwambanye rwinshi. Ijoro ni ryose icuraburindi, inyamaswa zisahinda, imbwa z'ingoka zisakuza, bene amenyo baseka aribo bitwa abasetsi. Nanjye ngira impuhwe nyinshi, ndongera ndasubira nti ariko se mukecuru, waba uri kota agacucu k'ibicuraburindi muri ako gati? Arongera ati oya ceceka tweza, itumanaho dore ntaryo, nta n'urukuta ngo nunguruze urugendo. Umpaye agace n'iryo cumbi, narambikaho umusaya, ijoro naricamo kabiri. Nanjye simenye ko nahuye n'ishyano rigenda. Ariko mana, ukajya mbere ndasindagiza, dushyize mu rugo ntidurabuzukuru, ngaho uca akabugi, umubyeyi wababyaye araza kukuzimana. Navuga sinkamenye ko nahuye n'ishyano rigenda. Ariko mana y'u Rwanda, ni agahinda gusa. Nuko umutima w'urugo wanjye anyarukana agasambi ngo asasire iryo simbi ricuma iminsi. N'umufariso ngo isura y'uwamusanze itazakobana, dore ko wenda bazasangira isano ndetse n'isura, kuko bose ni bene Kanyarwanda. Nanjye Gasizi wasanga naramukomotseho, ariko twahuye agenda. Ishyano rigenda. Yewe nahuye n'ishyano uburyo utabyumva. Twasinziriye ubuticura, twicuzwa n'inkota z'amugi abiri, amacumu acanye ibicuma bisandara, agacura no kumwera gaciye umuriro. Sinkamenye ko nahuye n'ishyano rigenda. Wa mukecuru gica, burya abuzukuru be bari bene Ngango, akaba umugambanye mu ngando wamugiriye neza.
ntakamenya n'inganji yeze i Rwanda ngo ni mukuru akaba gito. Yewe ikibatsi cy'imbamba mu gihumbi, uw'imbaraga mbabara umutima, niho nabuze isimbi ryanjye ngo arazira ko uwo yabyaye byemero akumye akaruru k'intabaza ngo wenda u Rwanda rudutabare. Nguko uko nabuze isimbi ryanjye, nkabura ubutunzi, nkabura n'umutima w'urugo rwanjye. Itabaza ryaje rifata ubusa, ishyano rigenda ryarenze ishyamba, nta n'agashyushyu ngo nzimanire abana banjye. Ayo mashami yanshibutseho ngo nyavure ishavu. Ishyano rigenda ni agahinda gusa. Nk'uko ishavu ryanyishe, nuko nshishimura imyambaro, bishibuka niyi